Tadeyo nubwo yahuye n'ikibazo cya mismanagement ariko yanagize ikibazo cy'imvune. Urumva ntabwo ikipe uburyo yoroshye ariko wenda yari kubimeze yitagira ziriya mvune. Ko niba udafite Tamboye, udafite Abedi, udafite Asumani, udafite Farenganye, ni amazina manini mu ikipe. Baramutse bashoboye kujera neza imvune z'abo bakinnyi bakazagaruka ikipe itarasigara cyane. Ni nayo mpamvu naribagirwa nabivuzeho mbere. Rayon Sport narayitegereje kina na Musanze usanga ikintu cya mbere Rayon Sport iguze twese twuzi ni umutoza Feruzi. Igice cya mbere kirangiye afite 2-0, ikipe yamusuye ari imbere y'abafana, ariko igice cya kabiri Rayon irashakisha umupira utoroshe, yibuze yabuze bihagarara. Musanze yashobora kuba yakwishyura ibitego 2 bagakangarana. Lorenzo umuntu yambwiye ngo ikipe iyobowe na Abdallah na komisiyo ya tekinike imaze icyumweru itaryama ku kibazo cy'umutoza. Bafite icyizere ko iki cyumweru kidutangiye bagomba kukirangiza wa gatanu. Abakunzi ba Rayon bazi umutoza muri weekend ngo agomba kureba match. Hari umuntu tuziranyeho aho ni sawa rwose ndabyumva Remera wo ku ruhande rwa Sadate cyane aranyandikira ambwira ati ubu nibwo nemeye ko Karenzi ari umunya-Israel. Ati yadukubise, ubu nibwo nemeye ko yadukubise neza pe ko Karenzi oya uramwibuka. turavuga ibintu byinshi, turavuga none se mbuzize nari kuba afana ni benshi ariko kuvuga afana si yarigize kugiye gukomeza ari afana kuvuga ngo Karenzi yaratubwiraga ngo ako kantu nari nkibagiwe. Karenzi yaratubwiraga ngo ntabwo iki kibazo bapfa kugikemura mu mbaraga. Ni gute Muvunyi adakuraho atakurota kumva n'ubyumva simbyumva ariko nyine ngize yabaye urutare. Ariko icyo Karenzi yavuze ngo ibi birasaba ubwenge, birasaba kugenda buhoro. Bavuze ngo kosa bakoze mbere nizakora ry'imigigirano. Sinzi ukuntu gaca umugani ibintu bitarimo akavuyo ibi bintu, ariko Muvunyi niho yagaragaje ko ari urundi rwego, kuko abantu bagiye mu nama batumiwe ariko warimo kurahiza umuntu kandi ngo banahageze ngo hari abaporopoje ngo wavuga ngo washyiraho kanaka niba ari uw'agateganyo Karenzi birabizi cyane, niba ari uw'agateganyo twashyizeho Rikari kandi uyobora Rayon yateguye hari cyane. Urumva Muvunyi hatari barimo guporopoza Rikari, wavuga Rikari wayiha Lorenzo wayiha Kazungu kandi Karenzi ategereje none se wibwira ko abareyo message bagenewe Batista yavuye mu kirere mubona bwazemezwa byazagira gute ngo mufate nkaho ariko Karenzi yabigarutse uko burangire nkaho buzagumaho. yavuze ngo mufate nk'abantu baje ngo bagende by'agateganyo ngo banagumyeho nta agateganyo je nabonye abitwa ba Kerry Abraham baje mbonamo Vivensi ajemo mburamo Mike ku kimike abura wa RBC barambwira batuongo muri izi komisiyo. None si ubonye Kerry Abraham kabona Vivensi Mike ya RBC aburamata ariko barambwira ati Mike ngo asa nkagenda ku bitekerezo by'umuntu yarabyanze. Ntabwo buri zina baryizeho, buri zina ryashyizwe ku ipanu. Jewe gace naganire na Mike numvaga niba rero baramubeshye ari hagati aho kuri Rayon baravuze ngo Kerry ni umureyo, Kerry ntagenda ku bitekerezo bya kanaka, uriya ngo ni umuntu ukunda Rayon Sport.